Hello my people, mumeze muti? Nizere ko mumeze neza kandi turabakunda. Uyu mugoroba ntunguye uyu musore mubona ahangaha musanze muri ghetto. Tugiye kumuganiriza atubwire ibibazo ibyiza bikunze kuboneka muri ghetto, mu mageto tubamo, mu mageto abasore urubyiruko duhora twifuza. Ego umeze ute? Tugiye kuganira nande? Hagenimana Theophile. Bamwita Hagenimana Theophile. Nkuko mubona tumusanze muri ghetto, agiye kutubwira ubuzima bwa ghetto. Ubuzima bwa ghetto muri iyi minsi uri kubona ute cyangwa ubona ute? Muri iyi minsi ukuntu ndi kubona ubuzima bwa ghetto, muri ghetto usanga umuntu aba afite ubushobozi buhagije bwo kwigenga, aho aba ari nta muntu umukontorora, ashobora gufata ikintu cyose ashaka nta muntu umugenzura. Ariko nanone muri ghetto hakunze kuboneka ibibazo byinshi, aho umuntu ashobora kugira imyitwarire mibi, ugasanga bitewe n'uko nta muntu umugenzura bimugizeho ingaruka, nta muntu wo kumugira inama, nta mubyeyi babana. Ariko mw'ibyo byose kugira ngo ghetto ubashe kuyibamo neza, uba ugomba kugira umutimanama muzima kandi ugatekereza n'ejo hawe hazaza n'ibyo ushaka kuzageraho. Murakoze cyane. Ubwo ni ukuvuga ko umuntu uba muri ghetto yipapa akanimama? Niko kuri rwose, ntaho wibeshye. N'ibyo ngibyo uba ugomba kwipapa ukimama, yuko nta mubyeyi uba ufite uri hafi yawe, nta muvandimwe, uretse nk'abantu bamuhura by'aho ngaho bisanzwe. Nuko mbibona. Nk'ahangaha i Kigali ngusanze muri ghetto, njye muri quartier ni mu cyaro, ariko nyine abantu bo mu cyaro tuba twifuza kuza i Kigali turaharirimba cyane. Ni iyihe nama waha abantu urubyiruko, azi nk'urubyiruko bifuza kuza hano mu mageto y'i Kigali? Inama nagira urubyiruko rwifuza kuza mu mageto y'i Kigali rero, narugira inama yo kudahubuka, yuko uva mu cyaro ukajya i Kigali, wenda mu cyaro warimenyereye kwirira neza, kwirira byaba bibi ariko ukabibonera ku gihe bitanakuvunnye cyane. Ariko iyo wageze muri ghetto i Kigali uba ugomba kurya, ukarya ibyo wihigiye. Rero ibyakabaye byiza ni ukudahubuka, ku buryo ugomba kuza witeguye, ndetse wanahura n'inzitizi ukamenya uburyo ki wahangana nazo. Mbere yuko utubwira inama nyine azi nk'urubyiruko cyangwa abantu muri rusange bifuza ghetto ndetse batanayizi, ugiye kubanza utubwire ibibazo bikunze kuboneka muri ghetto. Ibibazo biboneka muri ghetto rero nta bindi. Muri ghetto haboneka ibibazo by'inzara. Ikindi kibazo kijya kiboneka muri ghetto, hari ukuntu nk'umutipe ashobora gusurwa. Yasurwa rero ugasanga wenda niba yasuwe n'abasore runaka, ugasanga bagiye bafite imico itandukanye. Hari abanywa ibiyobyabwenge, hari abanywa inzoga, mbese bagasinda ku rwego rwo hejuru. Ugasanga ibyo ni ibintu bishobora kumwangiza mu gihe yaba atarebye kure ngo abashe kubyirinda. Nuko nk'uko mba mbibona. Nuko bibona. Ese ubundi ababyeyi barera bohereza abana kujya muri ghetto bo, ni igiki wababwira ku buzima bwa ghetto? Ndi kumva umaze kumenya igihe ubayemo, ahubwo nta nubwo nakubajije umaze igihe kingana iki muri ghetto, experience wawe ufitemo? Njyewe maze imyaka 3 mba muri ghetto, ariko muri icyo gihe ndi muri ghetto ni ibintu byinshi nabonye. Ibintu nagiye mbona muri iyo myaka 3 ndi muri ghetto, nk'uko nakunze kubigarukaho, uhura n'abantu b'imico itandukanye, inshuti zawe izifite imico myiza, izifite imico mibi. Ariyo mpamvu nagiye najya inama yuko umuntu yajya abanza yashishoza. Rero n'ababyeyi mbere yo kohereza umwana muri ghetto, niba ageze gutya akamwohereza no kwiga ahantu muri kaminuza bizaba ngombwa yuko aba muri ghetto, aba agomba kubanza yamwicaza akamugira inama, akamubwira yuko ahantu agiye ari ahantu hashyashya kandi kagomba no kwiga uburyo ki bwo kuhaba. Murakoze cyane. Naje ngusanga, ariko ubuzima bwa ghetto
nari mbuzi neza ariko ndi kubona ibintu bikomeje kugorana. Yego geto nari nzi ko dusangamo ibitanda tugasangamo ibintu byinshi ariko natunguwe no kubona uryama hasi. Twebwe ntabwo turyama hasi. Icyo kibazo cyo ntabwo gituma buca mwananiwe mu kuryama. aho ngaho rero buriya ibyo ni ibintu uba ugomba, ibyo ni ibintu niba uvuye mu cyaro, ibyo ngibyo ni ibintu kameme uba ugomba kuza uzi neza yuko ugiye gutangira ubuzima bushyashya. Ese niba ugiye muri geto ari ubwa mbere ukagenda wumva yuko urasangamo igitanda, hari icyo waguze? Ese niba ugiye ukaba wumva yuko ugomba gusangamo imifariso, ugasangamo intebe n'ibiki byose, ibyo ngibyo wabiguze byibuze wenda kugira ngo tumenye yuko ugomba kubisangamo. Mu gihe rero uri kubona yuko utabiguze, ugomba kumenya yuko wanarara no ku bikarito bitewe n'ukuntu geto iryana. Rero inama nagira umuntu uwo ari we wese wifuza kuza muri geto, ntabwo namugira inama yo kugira ngo aze ahubutse. Aba agomba no kugira abantu aganiriza bamugira inama yizeye. Yego murakoze. Yego munyarwanda wowe uri kutwumva aho waba uri hose ugeze aya magingo wumva iki kiganiro cyacu, ndagushimiye. Murakoze cyane. Ni namusuye kameramani nuko atatweretse uburyo twasanze ibintu bimeze. Ntabwo twasanze ibintu bimeze neza nk'uko twakomeje kumva inama. Abantu, urubyiruko ruba mu cyaro rwifuza kujya mu mujyi, kuba muri geto, ibintu birakaze. Inama twagira ni ukwibera mu cyaro bagakorera amafaranga mu cyaro y'amafaranga asumba ayo mu mujyi. Komenti, sheya, like ndetse uzakurikira izindi video tuzategura. Naho ubutaha. Ciao ciao. Ndetse nawe tumushimira kubwo umwanya yaduhaye atugezaho iki kiganiro. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Ibahe umugisha cyane.